Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'amajyepfo aho polisi yahagurukiye abajura bajujubya abaturage. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke aho polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo iratangaza ko ikomeje gahunda yo guta muri yombi abakekwaho bose kwihisha inyuma y'ibikorwa byo guteza umutekano muke no gukora ubujura bwitwaje ibikoresho bikomeretsa birimo inzembe, intwaro gakondo n'ibindi. SP Emmanuel Habiyaremye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo yabigarutseho nyuma y'uko kwa 24 Ugushyingo 2024 mu karere ka Kamonyi hafatiwe abagabo 4 bashinjwa kwishora muri ibyo bikorwa. Yavuze ko muri abo bakekwaho ubujura harimo abitwaza ibikoresho bikomeretsa birimo inzembe, intwaro gakondo n'ibindi. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda mu gihe abafatiwe mu karere ka Nyamagabe ari 6 bari hagati y'imyaka 27 na 47 nabo bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gasaka. Ni mu karere ka Nyaruguru mu murenge ya Ngoma na Ngera hafatiwe abantu 5 b'igitsina gabo bari hagati y'imyaka 17 na 40 bafungiye kuri sitasiyo ya Ngera. SP Habiyaremye ashima uruhare rw'abaturage mu rugamba rwo guhangana n'abajura, abasaba gukomeza gutanga amakuru no kuba hafi no kuba bafitanye isano bishobora mu ngeso zihungabanya umutekano. Abaturage bo mu ntara y'amajyepfo bashima iyi gahunda ya polisi y'u Rwanda yo guhiga bukware intakoreka zijujubya abaturage. Ni mu gihe polisi y'u Rwanda yaboneyeho gushimangira ko itazigera yihanganira abakora ubujura n'ibindi bikorwa bibi bisubiza abaturage inyuma mu iterambere. Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho aho tugiye kuyakomereza kuri ino nkuru igira iti aho mu karere ka Nyanza rwose umurambo w'umugabo wasanzwe mu mugezi. Inkuru itashimishije cyane kabisa. Ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Muyira ni mu kagari ka Nyamiyaga umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 wasanzwe mu mugezi wa Nyabarongo. Ni mu mugezi wa Nyarubogo plutôt. Uyu murambo wa Rutijana SN wabonetse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 Ugushyingo 2024. Amakuru Umuseke wahawe na Nyirarume wa nyakwigendera avuga ko yari yagiye mu cyimvuzo ni mu kagari ka Migina kwa nyina wabo, agenda mu masaha ya 8 inyuma imvura iragwa ari nayo yatumye ataha bwije. Avuga ko aho yari yagiye gusura aribo mu gitondo bahamagaye umugore wa nyakwigendera bamubaza niba umugabo we yageze mu rugo, asubiza ko atahageze. Ati ubwo nibwo batangiye guhanahana amakuru bibaza uko bimeze mu gihe bagishaka mu masaha 12 za mu gitondo abantu bari bagiye guhinga basanga amazi yamurambitse ahantu hari ibyatsi. Yavuze ko uyu mugezi utagira iteme ahubwo umuntu yawucagamo akandagiyemo ko kandi nta muntu wari uherutse kugwamo. Umukozi w'umurenge wa Muyira ushinzwe imari n'ubutegetsi Karangwa Janvier yahamirije Umuseke ayo makuru avuga ko bayamenye ko bakiri kuyakurikirana. Ati n'ubu ndi ku mugezi wa Nyarubogo, nyakwigendera asize umugore n'abana 4 kugeza ubwo twatangazaga iyi nkuru umurambo wari ukiri ku mugezi wa Nyarubogo aho hategerejwe inzego zibishinzwe kugira ngo hatangire iperereza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda giherutse gutangaza ko imvura iziyongera muri iki gihe hateganyijwe imvura nyinshi, ibyerekana ko abantu bakwiriye kwirinda imigezi ishobora kuzuzwa n'amazi. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya. Dukomereze kuri ino nkuru y'akababaro aho diyoseze ya Gikongoro yongeye kubura undi mupadiri.
ni inkuru igira iti Gervase Twinomujuni wari padiri mukuru wa paruwasi ya Bishyiga ni muri diyoseze gatolika ya Gikongoro iherereye mu murenge wa Buruhukiro mu karere ka Nyamagabe aho yitabye Imana. Padiri Gervase Twinomujuni yitabye Imana tariki ya 23 Ugushyingo 2024 azize uburwayi nk'uko Musenyeri Celestine Hakizimana umushumba wa diyoseze ya Gikongoro yabitangaje mu itangazo yashyizeho umukono. Imihango yo guherekeza nyakwigendera izaba ku itariki ya 29 Ugushyingo 2024 ibimburirwe n'igitambo cya misa cyo kumusabira kikazaturirwa muri katedrali ya Gikongoro guhera saa 5 za mu gitondo. Twinomujuni yabaye padiri wa gatatu witabye Imana muri uyu mwaka muri diyoseze ya Gikongoro. Iyo diyoseze yabuze padiri Peter Barikudembe witabye Imana Werurwe 2024 na padiri Felicien Hategekimana witabye Imana muri Nyakanga 2024 na padiri Gervase Twinomujuni witabye Imana ku itariki ya 23 Ugushyingo 2024. Imana imwakire mu bayo. Reka tunyarukire kuri izi nkuru z'ubutabera aho urukiko rwarekuye umwarimu waregwaga kwiba imodoka. Ni urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwarekuye umwarimu waregwaga kwiba imodoka aho yari afungiye ku igororero rya Nyarugenge ahazwi nka Mageragere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje kandi rutegeka ko icyemezo gifunga by'agateganyo mwarimu Gatarayiha Marcel gihindutse kubera ko icyaha gikekwagaho cyo kwiba imodoka cyashaje bityo ko agomba guhita afungurwa uru rubanza rukimara gusomwa. Mwarimu Gatarayiha Marcel wigishaga ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya riri mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza yafunzwe n'ubugenzacyaha bwa Kigali akekwaho kwiba imodoka. Dosiye yarakozwe ishyikirizwa ubushinjacyaha nabwo buyiregera urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo rumukatira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo ihita ajurira iki cyemezo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari narwo rwafashe icyemezo cyo kumufungura. Gatarayiha yafashwe akekwaho kwiba imodoka gusa we yavugaga ko iyo modoka ishobora kuba yaribwe ikabarurwa ku byangombwa bye ariko nyamara we nta ruhare yabigizemo. Yavugaga ko abajura bashobora kuba barabonye ku fotokopi y'indangamuntu ye bagaheraho bakayikoresha mu manyanga. Yongeraho ko mu busanzwe atazi no gutwara imodoka bityo atayiba. Iriya modoka bikekwa ko yibwe mu mwaka 2019 mwarimu Gatarayiha Marcel agatangira gukurikiranwa mu mwaka 2024 hashize imyaka 5 nawe yaburanaga avuga ko icyaha cyashaje kuko kimara imyaka 3. Amakuru yizewe agera ku Museke yamenye nuko uyu mwarimu arafungurwa agahita asubira mu kazi kuko yari atarirukanwa ku ishuri ry'ababyeyi rya Espanya yakoragaho. Reka dusoreze kuri ino nkuru isa nkaho iburira. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yasabye abanyarwanda kwirinda gukoresha imvugo zidakwiriye zishobora no kuba intandaro y'ihohotera rishingiye ku gitsina cyangwa zigateza umwiryane muri sosiyete. Ibi Dr Murangira Bitseri yabigarutseho kuri uyu 25 Ugushyingo 2024 ubwo hatangizwaga iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hirya no hino ku isi. Mu Rwanda uyu mwaka wahawe insanganyamatsiko igira iti twubaka umuryango uzira ihohotera. Ubwo yatangizaga uyu muhango Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yavuze ko uyu munsi dutangiye iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina hirya no hino ku isi. Turifuriza ko iyi minsi izaba umwanya mwiza wo gushyira hamwe nk'abanyarwanda tugakumira kandi tukarwanya ihohotera rikigaragara hirya no hino mu muryango nyarwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri ni umwe mu batanze ikiganiro cyagarutse ku kurebera hamwe uko abantu bakwiriye kwitwara muri sosiyete hagamijwe gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina. Yagaragaje ko ku mbuga nkoranyambaga hamaze iminsi hakoreshwa amagambo ashobora gukoma mu nkokora intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina.
ati hari andi magambo maze iminsi mbona cyane cyane ari mu ndimi z'amahanga bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bo mu Rwanda basigaye bakoresha wasuzuma ugasanga arimo amagambo y'ihohotera rishingiye ku gitsina, gutesha agaciro igitsina runaka, ugasanga kandi abantu bayakoresha barayatiye mu bihugu by'amahanga kandi abo muri ibyo bihugu barayakoresheje bashaka kumvikanisha ikibazo kiri iwabo, ayo magambo bakayakoresha bigendanye n'ibibera iwabo yumvikanisha ikibazo kiri iwabo. Dr Murangira Bitsiri yakomeje avuga ko imwe mu mvugo zidakwiriye gukoreshwa mu Rwanda ari men are trash, imaze iminsi ikoreshwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hagamijwe kugaragaza ko abagabo barangwa n'ibikorwa bibi by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ati iyi mvugo abayikoresheje mbere bashakaga kugaragaza ikibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina kiri iwabo kandi kititabwaho. Iyi mvugo ikoreshwa ibijyanye n'ibibera iwabo, gukoresha ijambo nk'iri mu Rwanda rikarishye cyangwa se rikakaye ushyira abantu b'igitsina runaka mu gatebo kamwe ntabwo ari byo. Inkuru kabisa ushobora gusanga ku kinyamakuru Igihe mukabasha kuba mwayisoma. Reka nsoreze n'aha ngaha, mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero. Reka ngende bashakira izindi story. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo nawe ukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu makuru tugenda dushyiraho buri munsi abagezweho, yaba hano mu Rwanda yaba no mu karere duherereyemo. Babwire ngo ibihe byiza cyane.